Shalom shalom, ni Iranzi Alfred, nishimiye kuganira nawe ijambo ry'Imana. Ndagusuhuje nkwifuriza kugubwa neza ahantu uherereye hose. Ndizera ko umwami Imana akurinze. Uyu munsi turaganira mu butumwa bwiza bwa Yesu. Turasoma Matayo igice cya 8, turahera ku murongo wa 28. Amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadalene, ahura n'abantu babiri batewe n'abadayimoni bava mu mva. Bari abasazi cyane, bituma ari ntawatinyuka kunyura muri iyo nzira. Barataka cyane bati, duhuriye he mwana w'Imana? Mbese uje hano kutwica urupfu n'agashinyaguro igihe cyacu kitaragera? Hirya yabo hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha. Abadayimoni bazibonye baramwinginga bati, nutwirukana utwohereze muri uriya mugana w'ingurube. Arabasubiza ati, nimugende. Babavamo baragenda, bajya muri izo ngurube. Umugana wose wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja zipfira mu mazi. Abungeri bazo barahunga, binjiye mu mudugudu bavuga ibyo babonye byose n'iby'abari batewe n'abadayimoni. Abo muri uwo mudugudu bose bajya gusanganira Yesu. Bamubonye baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Iyi ni inkuru dusomye, wenda ushobora kuba usanzwe uyizi, ariko ni inkuru dusomye y'aba bantu babiri bari abasazi baterwa n'amadayimoni ava mu mva. Yesu ahuye n'abo bantu abakorera deliverance, abakuramwo izo mbaraga. Dayimoni zari zibarimo zibonye Yesu zirataka, hanyuma mu by'ukuri zimusaba ko atazitwika, atazigirira nabi, ahubwo zihitiramwo aho kujya ziramusaba. Yesu azohereza muri izo ngurube. Ba nyiri izo ngurube amakuru yabagezeho barababara, hanyuma basaba Yesu ko abavira mu mudugudu. Batekerezaga ko aje kubahombya, batekerezaga ko aje kubateza amakuba. Ntibigeze bamenya ko aje kubakiza, ahubwo batsimbarara ku matungo yabo, batekereza ko azabateza igihombo. Ntibamwakira, kandi yarakijije abantu bareba. Abari abasazi bari bakize, umudugudu wose ubimenye, umenya amakuru, ariko baramwirukana ngo agende, ngo abavire aho ngaho. Inshuti y'Imana, Yesu icyo yakoze, yakijije aba bantu. Nta kindi kintu cyari kuzabakiza, kuko abadayimoni bari babamereye nabi, ndetse naho bahagararaga mu nzira nta muntu wabashaga kuhatambuka, bamugiriraga nabi. Ariko abo muri uyu mudugudu, igihu kibaguma maso, ntibamenya yuko bagenderewe n'umwami, ntibamenya ko bagenderewe n'umukiza. Aho kumwakira, ahubwo baramwirukana. Na n'uyu munsi hari abantu badashaka kwakira Yesu, bareba ibyo bahomba. Pawulo yaravuze ngo ibyari indamu yanjye byampindukiye nk'igihombo. Bakareba ku byo bashobora guhomba, bakareba ku byo bashobora kubura, ariko ntibatekereze ku byo bashobora kwakira. Urashobora kugira ibyo uhomba, ariko ukagira ibindi wakira ku bwa Kristo. Aba basazi babiri barakize, Yesu ashimwe cyane.
mu nzira haboneka amahoro, abantu babona amahoro, babona ituze mu nzira, ariko abanyamudugudu baramwirukana. Ndagusabye we wumvishe iri jambo, Yesu umuha ubuturo mu buzima bwawe, Yesu umwakire mu buzima bwawe. Wiha agaciro ibyo ushobora gutakaza, agaciro ibyo ushobora kwakira. Yesu ashimwe cyane. Nibyo nkwifuriza, ubitekerezeho neza, uha agaciro ibyo ushobora kwakira kuruta guha agaciro ibyo ushobora gutakaza. Yesu akugirire neza, Yesu aguhe umugisha, ugubwe neza muri Kristo Yesu. Amen.